Reka ngusuhuze mu izina rya Yesu. Ni Evangelist Daniel Gitangaza. Turi mu cyumweru cyahariwe Thanks and Giving. Turimo dushima Imana. Today ndashaka kuguha impamvu yo gushima. I think buri muntu wese afite impamvu yo gushima kandi ukwiriye gushimira Imana. Hari abantu bavuga ngo reka ngo njyewe Imana ngejo narayishimye, like nkuko idahwema gukora ku buzima bwawe, nawe ntukwiriye guhwema gushima Imana mu buzima bwawe bwa buri munsi. Zaburi 127 niyo ngira ngo dusome. Zaburi 127 umurongo wa mbere biravuga ngo Uwiteka iyo atari we wubaka inzu, abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka iyo atari urinda umudugudu, umurinzi abera amaso ubusa. Ngiyi impamvu yo gushima. Ukwiriye gushima Imana irinda ubuzima bwawe. Ukwiriye gushima Imana ikurinda utazwi, utari ikirangirire, Imana ikarinda ubuzima bwawe. Ukwiriye gushima Imana ikurinda nta bundi bufasha washyizeho, nta n'ikindi kintu ufite. Hari umuririmbyi wavuze ngo nakwitura iki Yesu. Like iyo utekereje uburyo Imana protecting ubuzima bwawe, ushobora kwibaza ngo nakwitura iki, niki naguha, niki nshobora kuguha kugira ngo nanjye ngushimire kunyitaho ku manywa na nijoro. Zaburi 150 umurongo wa mbere uravuga ngo mushimire Imana hera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo. Dukwiriye gushimira Imana, tukayishimira hera hayo. Tugashimira Imana ko itwitaho, tugashimira Imana ko itureberera ubuzima, tugashimira Imana ko ushimira Imana ko urangije 2025 utari mu bitaro, utaryamye. Ushimira Imana ko utigeze ukora impanuka mu ngendo zawe zose. Like ushimira Imana noneho hera kuri date wavukiyeho. Uhere kuri date wavukiye, nkuko utajya wibagirwa gucelebratinga anniversary yawe. Noneho uhera ku munsi wavukiyeho, Imana ikarinda ubuzima bwawe. Umunsi wavukaga abandi bana barapfuye, ariko we ntiwigeze upfa. Icyo nacyo ntukirengagize. Utekereze mu mibereho yawe ya buri munsi, bamwe bahuye n'intambara zibabana nyinshi, ibibazo biba byinshi mu buzima bwabo, baba stress, bamwe bagera ku rwego biyahura kubera ibibazo barimo guhura nabo. None nta mpamvu ufite yo gushima. Wa musore we nta mpamvu ugira yo gushima, wa mukobwa we nta mpamvu ugira yo gushima. Ngushimira Imana hera hayo, uyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, uyishimire ubuntu n'imbabazi yakweretse, ikabukwereka utari ikirangirire, ikabikwereka atari ukuri special mu bandi. Njya mbwira abantu, utekereza abantu bose bapfuye, utekereza abakomeye bose bapfuye, utekereza intwari zapfuye, wowe uri muntu ki ushobora gutuma Imana irinda ubuzima bwawe ukabugejeje uyu mwaka, ukabugejeje mu kwa 12 2025 ugihumeka umwuka w'abazima. None tekereza niki watanze kugira ngo Imana ibikirinda ubuzima bwawe. Biravuga ngo muyishimire iby'imbaraga yakoze. I know ibyo yakoze ni iby'imbaraga, kuba yarakurinze ni iby'imbaraga, kuba yarakwitayeho ni iby'imbaraga. Utekereze no mu gihe wari umushomeri wabonaga internet, utekereze mu gihe nta kazi wari ufite, wishuraga inzu, wararyaga. Ese ibyo byavaga he? Uriba. Ibi ngibi ni ubuntu bw'Imana. It's a grace of God. Ni ubuntu bw'Imana yakoreshaga ikabasha kuturinda ku manywa na nijoro. Oh come on, hari umuntu yumvisha. Utekereze intambara zose wanyuze mu ntambara, like izabaye 9 wazinyuzemo, bamwe bahasiga ubuzima, ubwawe burakomeza buralaninga, buragenda. Abandi baribagiranya hafi. Utekereza abana b'abakobwa mwiganye, utekereza abasore mwiganye, utekereza abamama mwabyirukanye, utekereza abapapa mwagendanye, utekereze abo mwaguriye icari mu imodoka bagakora impanuka bagapfa, ariko wowe ugasigara. Ese nta mpamvu ufite yo gushima? Kandi ndagira ngo unyumve neza, nta mpamvu nimwe ufite yo gushimira Imana ngo uvuge ngo Mana nanjye ndagushimira iki, ndagushimira ko ngejeje amagingo, ndagushimira ko warinze ubuzima bwanjye. Tekereza projet zawe wihaye, ukavuga ngo ngiye ngomba kuzakora iki, kandi ukagikora kigakunda. Bibiliya iravuga ngo wikoreze urugendo rwawe rwose Uwiteka. So bivuze ngo Uwiteka wahagararanye nawe, ukagira projet yo kugura imodoka ukayigura, ukagira projet yo kwimariye, ukagira mbese
muri kimwe cyose watekereje. Ese nta mpamvu ufite yo gushima? Narindi hano kugira ngo nkubwire ngo dufite impamvu nyinshi zo gushima. Dushimira Imana ko yatwitayeho, dushimira Imana ko yadukunze. Muyishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Dushima Imana, tuyishimire gukomera kwayo kwinshi, tuyishimire urukundo rwayo rwinshi, tuyishimire imbabazi zayo itwereka ku manywa na nijoro. Uyishime wa mubyeyi we, wibuka umunsi wari kwiseta, uyishimire. Wibuka umunsi wari wagiye kubyara, uyishimire. Ushimire Imana ibintu byinshi. Wa mupapa we, ufite impamvu yo gushimira Imana. Ushimira Imana yarinze urugo rwawe mu gihe izindi ziri divorce, abandi ingo zabo zirimo gusenyuka, Imana igaprotectinga urugo rwawe. Ese nta mpamvu yo gushima? Wowe n'umudamu wawe nta shimwe ryuzuye umutima wanyu? Oh Mana ya Israeli, ngiyi mpamvu dukwiriye gushima. Nuko Imana twitayeho nta kiguzi. Muri byaravuze ngo yankunze ntabibereye, nari uwo gupfa. Utekereze ko utari uwo gupfa. Utekereze for today uba mu kabari uranywa ku manywa na nijoro, ntukigira n'umwanya wawe wo gusenga, ariko Imana iracyakurinze. Icyo nacyo gishimira Imana nk'ikikurinze, ikwitaho. N'ukuri uracyafite impamvu yo gushima. Ni ijambo nagira ngo mbabwire, ukwiriye kugira impamvu yo gushima. Uyu mwaka Imana yarinze ubuzima bwawe, ukwiriye kugira impamvu yo gushima. Bavuga ngo Mana, nanjye ndagushima ko wandindanye n'umuryango wanjye. Nanjye ndagushima ko wandindiye mu kazi kanjye. Nanjye ndagushima ko wandindiye mu muhanda ngenda. Nanjye ndagushima ko wandindiye kwa muganga. Nanjye ndagushima ko hari ibyo wapromesinze ubuzima bwanjye, kandi ndagushima ko nabyo uzabikora. Nguyu mwanya mwiza wo gushimira Imana, ugasoza umwaka uri mushimira Imana, bibwira ngo Mwami warakoze. Imana, mureke mbabwire, muretse ndabizi mufite ibibazo, ariko ibyo bibazo bubiretse gatoya, kuko ibibazo byose ucamo Imana irabizi. Ahubwo ugira igihe ushimira Imana, wishimire iby'imbabazi zayo, wishimire iby'imbaraga zayo, wishimire ibyo yakoze ku buzima bwawe. Imana iguhereza umugisha. Nagira ngo nongere nkwibutse ko gushima ni iby'umumaro. Iyo umuntu ashima bitera Imana kongera gukora. Uzarebe niyo ugiriye neza umuntu akagushimira, like uba wumva wakomeza kumukoreraho uwo mugisha. Rero namwe mwibuke gushimira Imana. Ushimira Imana ibyo yakoze mwayisabye, munayishimire n'ibyo yakoze mutayisabye. Imana ibahereza umugisha. Shalom.